ugomba kujya untekera inyama, ifiriti, umuceri, amakaroni. Wowe ukateka ibyawe, ibishyimbo n'ibijumba. Ati no myenda yifure kandi nuyipfubye isabune yayimeshe nzabwira mama yegukare. Vuba fata itoroshye wanda nagukubita. Ariko sibuko ko umunsi mama imyenda yo gufura none nama itoje ngo njye gufura ubusibuko njye gukora. None se witwa nde? Nyita Karyasi. Kigali nyikubita ifiriti n'umuceri shaho. Petit frère. Hazobone cya petit frère kiba cyaje. Umva petit frère. Yego bro. Ngwino hano. Si wowe. Haze ko muri no minsi wigize ikintu cy'ikinira bimeze gute. Tumye nanavugisha inana yanjye. Akizo zinana zawe icara hano umubwire urugendo ngiye kwigira. Se ko mbona wazinze. Nazinga. Ko mbona se we wabaye umusirimu shaho nge reba inkweto manamba yari. Ibi ni ibitoki birimo se. Wapi ni imyenda maye nigiriye mu kazi ko mu rugo tu Kigali. I Kigali? Ubu ugiye kuba Karyasi. Ubu ngubu ugiye kumbwira ko ugiye kuba Karyasi I Kigali. Niko bimeze. Ibitoki urabihasi. Basha ubu se hano twaryaga iki koko petit frère? Bwizukuri. Nge nubwo najyaga naba ariko cyangwe nabaga ndi nacyo. Nama nane kuburi gucyangwa byose norareba ngiye butubodaboda tutanashinga mani. Ubu wasa ugiye no kunira ariko nishizwe. None ntagutiro surabona najya mu mujyi wa Kigali mane nambaye bodaboda nine wamba akazi. Ahubwo se ninde waguha akazi wambaye neza? Nose wakabimye. Ariko bagomba kumara akabona ko ni n'umusirimu gake kandi mvuye mu cyaro bro. Seremo wahe n'ubwa. Umva tuve mu magambo. Nitiriza udukweto nigendere. Sibyo? Ubu sinana naringiye kureba noneho mana. No iyo nane warugiye kureba. Uragenda wambaye zino slipa kugira ngo ugaragaze urebe koko niba gukunda byanyabyo. Ubundi se wagiye nk'umukoza kugira ngo ugende nka boss. Urazima ntago uzima. Urazima ntago uzima. Uransigira rero twufite. Ntago wansiga gutyo gusa. Nacyo ntereza kiravava ndi kukererwa. Ariko ubu ngubu nk'iri zuba rya saa 4 urarigendaho urabona uri bugere I Kigali rya. Shaho abyure wa mutipewe narigendaho se nkabuzwa ni. Reka nkutize utaza wenda none gafata uzanyibuka. Nzakwibuka shaho se ko tuvukana. Akira ubwo bubodaboda bwawe ugiye kunsigira. Nanjye nabakubikweto by'abasitarisha. Aha, si bro, si. Njani ibyo ngibyo kabisa. Reka ndufite fonja fresh. Yego ubukene ni bubi mwana. Bayama ntabatuvukana. Turavuga hasi ubundi kababyeyi tudahuje ababyeyi urumva tu. Kibazo. Okay bro. Amagambo make bro. So warundije se. Narifite udusenyisa nyine. Abanyeshuri man. Ako saba none abanyeshuri. Nataba abanyeshuri subu na makaye ureba bafite. None yansubize basi. Nyine nuko nyine none se nakugira gute? Nuko gufasha no kugira ngo udapfa. Ye kuyansubiza se? Oya nago na. Ariko uze kuyaguramo ibidiya. Ibyo byiza kugira petit frère mwiza wakena. Bro, ushatse wanamerekeza bro. Garafure ngenza gukumbura burari ikiganiro.
twagira uzi ukuntu noneho uzagukumba ukuntu twagaje dusangira ibijumba sha ku nkoko wakenda na voka sha yewe wowe kutavuga n'ibifuzo niba ari ibijumba niba ari urabizi cyane ako se wakigabura ajya he ko hano nta muntu rwose utahaba uhazi wagiye ase bose ko nanje kwisabira akazi ase akazi ki ko mu mushaka gutwara akazi k'abantu dore nibere hano kuri gate none urashaka kuntwara genda nta mukozi dukeneye genda ase mani uko waje mane nanjye niko naje mane so wambabariye bro ase nkubari iki ngiye nanga akazi ngende boss wawe nose nyakubuja nawe hari bro ni ngiye kingi hano nyakubuja ngiye birande cenye bikisha ako se ubu urabona ari ndende uwo reka ngubaze bro reka kumvikane bro waretse nkisabira akazi shuti yanjye kuzanga kubita tunini ntwa asa mu minwa cye urabona ndi hene wambesire ahubwo se wajya kuzana yabona nabigabo by'u Rwanda urabona cye mfite ubwara kuri ibyo byanwanga cyane ntabwo twego tugushaka nuko nakazi gari wakigendeye kwe azaje wakamara nta ntuze nta n'ubwanwugira aho kumabuje wa namara kumara ahita nyemera akakwemeretse Samu karabe mabuja ngwino hano mabuja ndase Suzu waje kwitanya kubuja nagari akoze ibyo birakure banza ugende mve hano nyine niko zawe nta mukozi bazanye se mabuza n'urugabo rw'ibyanwa cyane dodo rufite ibyanwa hano hose bwaruzi ngo urashaka akazi ase mabuza bajya ngo ndeka akazi kwere genda umubwira ze hano akuse mabuza urashaka undi mukozi mubwira ze hano naribe mabuza naribe rwose reka muza asije kura wachembazi mabuza nyuma akazi vuye tugenda konya kubuja sije gusaba akazi wambobori mabuza dore ngo ese sa n'uyu se uyu nguyu mabuja ubu se yashoboye iki koko mabuja nyene y'akazi n'ukuri kwiyuma kiki subuze iki akazi ko mu rugo rwose ngaho injira subira kuri gate nawe aho mabuja utanyuma akazi kandi mabuja akuse wakikubona ahita nkukubitanye wacu ukutachigabo utanyuma akazi kandi mabuja ko wigiraga wakiye ntazi rero kado yinjira mabuja kandi injira bakuramo izo nkweto se so nk'uyu koko mana yanjye biteze nisabe mabuja amategeko n'amabwiriza y'akazi urayazi nayabwirwa n'iki se mabuja ugomba kujya untekera inyama ifiriti umuceri amakaroni wowe ukateka ibyawe ibishyimbo n'ibijumba akaba ari ibyo urya ariko mabuja navuye mu cyaro mvunga ibijumba n'ibishyimbo koko ngeze i Kigali none utangiye kunywa none se ibyo umenyereye nimba utabishoboye ubwo nyine fata igishashi cyawe usubire iwanyu kubera ari ibyo nibyo umenyereye nibyo ugomba kurya ntabwo ibyo bindeba ndizera ko ibyo nkubwiye ubyumvishe ariko mabuja ntacyo ibijumba n'ubundi ndabimenyereye ntacyo uzaza mbirike unone se ubundi mabuja ko n'umishi uri kumva amategeko n'amabwiriza none uzaza unyishyura ngahe nzajya nguhemba 25,000 ariko
abana banjye ni 2 na murumuna wanjye ukabafurira kandi imyenda ukayikesha. Ako sibwo mabuje abo bana bose ku 25,000 uko urumva byavamo Cyane rwose. ariko uri na mwiza. Yego byose ninde ubikubajije. Uri icyoki kabisa. Ninde ubikubajije. Ushaka se uzazumima na Vincent. Reka. Kuko irebera gusa birahagije. Oya nzajya. Abo bana se barihera. Keza. Ngwino hano nkwereke. Koko mani na Keza. Abonye se umuhungu batuzanira no sindi bugukire mana yanjye. ahubwo mukuru wanjye urakoze ataguzana mana yanjye. ataguzana ibihungu bibi ariko Uratangiye. Nese mvuze bitari byo Mwiza se gute? Yego. ni mwiza afite n'ubwanwa. None se witwa nde? Nyita Karyasi. Cyonyine hakiye. none se ry'ababyeyi bawe bakuye Ry'ababyeyi mukuru wacu Ntabwo bikureba yakubwiye izina rye. ese tuzajya tumwita Karyasi. None se siryo? si umuhungu usa gutya yitwa Karyasi. Ntabwo Jewe bikureba banyita Karyasi. Uva mukire. Sibyo? Simishimye. Yakoze. Fabrice, Karame. ngwino urebe umukozi nabazaniye. Noneho urunguru rukomotse wanjye. Anje. Hafa turutse ari Ngwino urebe karo. umukozi mbazaniye. Wana. Muraruhutse bana ba. Muraruhutse. None se mabuje aba bana bose n'abawe. Nabanjye. N'abawe. Nabanjye. Nibakwibwire. Witwa Ndesha. Nitwa Fabrice. Ariko akazi kagiye gukubona. Ese ureba buno bwanwa ndamfura wowe. Uzi ko nagiye gukubitwa ko? Itonde sha ntacyo wari wabona. Njye banyita Wowe Anje. kora akazi. Kuko yumva neza. Bakwita Anje. Banyita Anje. Ako Ako utazamenyera uri kumva? Njye ntabwo njya mvugirwa muri kumbyumva. Umara umeze nka Tangira akazi sha wowe. Ujya gutangira Jya akazi. kukazi. Azugo. Genda shamani sicyo cyakuze. Umujyi wa Kigali kuko ntangiye Genda gukubitwa shamani. mu Genda ujye mu kazi. Sicyo cyakuze. Wavuye mu ntara uje kugira. Utazamenyera mani sibyo se. Tangira ugende ubwira myenda uyifure kandi uyikeshe uri kunyumva neza. Ndabyumva. Sare Ariko mate warabyaye. Dari dakuze genda ukora akazi kakurusha. Hano turi ni Kigali mani. Kigali ntangiye kubibona ko. Saa nyine genda ukora icyakuza. Halo? Nyamakuru yawe?